umugore kuba afashe umwanzuro kuba yazitira Darlene kugira ngo atajya ahora mu kazi kugira ngo ataba yahuramo n'umugabo wiwe, utekereza ko umwanzuro afashe ari we uramukura mu bibazo? Kuba afashe umwanzuro kuba yitabaza Darlene kugira ngo bajye bahorana umunsi ku munsi kugira ngo akanya kanini atazaza kamanana n'umugabo we, urabona afashe umwanzuro muzima? Guys, ndagira ngo batanga ibitekerezo wambwira, ese ko tubona noneho umugore afite ubwoba bukabije cyane kandi tukaba turi kubona ko n'umugabo we mu kuba yita kuri Darlene yabigize ibintu bye bya danje, ko ndi kubona yafashe insingano zo kuba yita kuri Darlene bya danje, ese ubu bwoba bw'uyu mugore afite n'ubwa nyabwo cyangwa se n'ugufuha kudafite icyerekezo? Guys, wowe wisanze hano kuri iyi channel ikaze, ndagusaba kugira ngo rero niba wakanze kuri buta subscribe muri utareka n'ubekane kujya mu byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. Ndagira ngo niba utaratanga inkunga hano kuri iyi channel ube wakanda kuri buta subscribe tujyane mu bikorwa byo tuzadukorera umunsi ku munsi kuri filime yacu Urukundo Rwinzitane. Kandi murabizi ko tubakunda cyane, murabizi ko muri abantu bagaciro mu bikorwa byo tuba turutegura umunsi ku munsi. Niyo mpamvu tuba turi hano hanyuma ya filime ngo tube tuganira nk'abafana bayikunda cyane ndetse nk'abafana bayishigikiye cyane. Ese muri filime yacu Urukundo Rwinzitane ni uwuhe mukinnyi waba ukundamo? Ese ni ikihe kintu waba wabonye muri episode yacu yasohotse ya 6 kikagushimisha? Guys, ibitekerezo ni byawe nimba uba wakurikiranye filime yacu Urukundo Rwinzitane umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko tubahoza ku mutima namwe, ikintu tuba tubasaba no kuba mwadutera inkunga yo kuba mwakanda kuri buto ya subscribe ubundi tukajyana mu bikorwa byose tuba turi gutegura umunsi ku munsi kuri filime yacu Urukundo Rwinzitane. Iyi ngiyi bayita tuganire show. Ngiye muri kumva hano kuri mikoro njye urukageza zo no Benedict Sauce umunsi ku munsi nirwa nonsenga venke. Rero niba wageze hano kuri iyi channel aha wageze ni mu rugo. Iyi ngiyi no channel nyine yashiriweho abafana bakunda filime yacu Urukundo Rwinzitane, kandi nayo nyine ushobora kuba wakurikirana update amakuru yose yerekeye ku bakinnyi bose bakina muri filime yacu Urukundo Rwinzitane. Nimba hari ayo waba wifuza kuba wamenya ndetse nimba hari andi makuru wifuza kuba wamenya kuri episode iraza kuba yasohoka muri zino minsi ziri imbere kuri filime yacu Urukundo Rwinzitane, usabwa kuba watanga ibitekerezo hasi muri comment ukaba watubwira ikintu waba wifuza kuba wamenya kuri filime yacu Urukundo Rwinzitane. Kandi murabizi ko twebwe tubasondeka, murabizi ko ibintu tubakorera abari ibintu by'ubwenge. Rero niba ukurikira filime yacu Urukundo Rwinzitane umunsi ku munsi ukaba wisanze hano kuri iyi channel, icyo tugusaba reba nimba wakanze kuri buto ya subscribe ubundi tujyane mu bikorwa byo tuzagutegura umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko twebwe dutuna amagambo, murabizi ko ibikorwa byo tugomba kuba twashira imbere mu kiganiro kiraza kuba cyakurikira ku munsi w'ejo isaha y'isa 5 turaza kuba twakugezaho ikiganiro kiraza kuba gikubiyemo buri kimwe cyose wabonye muri episode yacu ya 6. Uraza kuba wanabonamo buri kimwe cyose uraza kubona muri filime yacu episode ya 7, kuko iyi ngiyi no cyo nyine yaje ikugezaho ibintu byose by'ubwenge biri gukorwa kuri filime yacu Urukundo Rwinzitane. Kandi icyambere usabwa nimba wagaza hano kuri iyi channel nukuba wadushyigikira umuntu tukakomeza tukajyana mu bikorwa byose bya filime yacu Urukundo Rwinzitane. Rero ntabatindiye kongera duhure ku yindi episode ikurikira ya filime yacu Urukundo Rwinzitane. Ndabakunda cyane muri abantu bagaciro hano kuri iyi channel, ngiye mwumvaga kuri mikoro ndiko nonsenga venke. Ciao ciao.